Mwami wawe icyicaro mu mutima wanjye, wagira ubuturo data uhindura icyuma cyawe wowe ukoresha buri munsi, kubera ko nasaze nta bundi buhungiro mfite. Buri munsi Yesu tuguhaye icyicaro imitima yacu, wagira ubuturo bwawe Mwami. Sinakibona nubwo naguha n'amafaranga, ntiyabana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi, bwinshi, ubwo ntabwo bwahwana n'ikiguzi cy'ubuzima. unsabye ikiguzi cy'ubuzima wampaye sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga ntiyahwana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi, ibyo ntibyahwana n'ikiguzi cy'ubuzima. Unsabye ikiguzi cy'ubuzima, oya sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga ayo ntiyahwana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi, nabwo ntibwahwana n'ikiguzi cy'ubuzima. Unsabye ikiguzi cy'ubuzima, sinakibona, nubwo naguha n'amafaranga, ayo ntiyahwana n'ikiguzi cy'ubuzima, cyangwa nkaguha ubutunzi bwinshi, oya n'ikiguzi cy'ubuzima, uhaye icyicaro umutima wanjye, agera ubuturo bwawe Mwami, umpindure zirikana ko ari wowe Yesu akeneye kugira ngo agaruke mu isi uzamura abera. Ibyo ese uratekereza Imana iramutse ikwatse ikiguzi cy'ubuzima wayirinde? Ntacyo, tuyizamurire icyubahiro twese. Yesu ni umuntu ntabwo kuririmba kandi cyamuzanye ngo wikora no kwigira abantu nawe kuririmba. Nakumba nakumba
nuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'abamarayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho bagisigaye duhereko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Bakoze manumushe aya magambo tugiye gusoma niyo tuganira, kuko twebwe abatarapfa tuganira gupfa, ariko bamaze gupfa tuganira kuzuka. Imana ishimwe. Uru rwandiko ni urwandiko nk'izindi nka kurya mu ruzi, ariko ufite uwarwanditse n'igihe yarwandikiye nawe yandika. Uru rwandiko rero Pawulo niwe warwanditse, kuko Pawulo yageze i Tesaloniki mu rugendo rwiwe rwo kuvuga ubutumwa, urugendo rwa kabiri. Avuye hariya i Filipi, muzi kuko niho yabanjije, avuga ijambo ry'Imana, ahasanze abantu bakeya. Hariya dushobora kuhinda ngo hari Filipi yari yego, sinzi uko twoyita, yari kurupema hamenyerega yigaga Kongo n'icyo bivuze. Rero amaze kubabwiriza ijambo ry'Imana, ritubwira ngo yahamagawe n'Imana mu nzozi n'ijoro ryabo, kuko hari aho yaturutse haruguru mu mihana yagaragaza kuvuga ijambo ry'Imana mu mwuka kandi akamubwira ati saho ngaho, akamanuka akaja mu wundi muhana umwuka, akamanuka akaja mu wundi, ndagira ngo yagize nk'imihana
mwana ariko muri ya minsi abo umuntu w'imakedoniya ngo hari umuhamagara aravuga ngo pa ngo wambuke aha mu burayi makedoniya ngo uzi gutabara ariko abibona mu nzozi abyutse rero yicaye hejuru amenya icyatumye imana yanga kuko yibika ijambo ry'imana hari aravuga ko twahamagariwe rero ni mu ntara cyangwa se ni hariya i makedoniya arambuka abwira ababo ko yatumye pawulo yari kumwe na sira timoteyo barambuka bagera hariya ariko bahageze imana iramubwira ngo ari makedoniya uba uhageze uraja mu guverinoma ariyo filipi ahageze rero niho yasanze abagore bakeya kuko aho ngaho hari huzuye niho hari ikigo cy'abasirikari b'abaroma kandi abasirikari b'abaroma nibo bari batwaye cyane nibo bari bayoboye aho ngaho icyo gihe murabizi no kuko yesu yavuye igihe cy'abantu icyo gihe bari kumujyana kwa kayafa kwa pilato kwa herode n'ahandi hose ariko rero ahageze ahasanga abagore bakeya kandi abagore b'abasirikare yigisha ijambo ry'imana niho wa mugore w'ugiye yakiriye ijambo ry'imana amaze kwakira ijambo ry'imana haza uwundi mwana w'umukobwa wafashwe n'abadayimoni ariko rero abadayimoni bakaza bagirira bashebuze inyungu zabo imana idufashe noneho ahageze aravuga ngo arakira kuko yavuze ngo pawulo turamuzi na yesu turamuzi ariko bakaza basakuriza inyuma pawulo rero amubonye acyaha dayimoni amuvamo kuko yagiriraga inyungu bashebuja niho havuye akarengane ko kurega pawulo baramurega na sira barabafata barababoha ayo makuru murayazi bamaze kubaboha rero barabakubita cyane babagirira nabi ariko bari mu zibo imana yungutse imbaraga muri gereza bari barimo gukorera abaroma ibintu byari bikomeye iyo impuhwe zacikaga kwa mu kwiyica utabona umwanya bakakwica nabi kuko utatunze impuhwe zabo agiye gufata imbuto rero pawulo arakubwira ngo wikwigirira icyo wimarira wikwiyica twese impuhwe turi hano imana wakongera zikana ngo abona bose barahari uwo nawe yahise yizera kuko byari bimutangaje impuhwe gucika ntizitoroke ngo zigende zikongera zikaguma aho ngaho rero amakuru aramenyekana kuko munsi y'impuhwe imana yabohoye abantu batuma abasirikari babo abapolisi ngo nibagende baje kubwira pawulo ngo asohoke agende aje muri uwo ave muri uwo ariko rero pawulo aravuga ati tirikunda mwatuboshe mwadukubise kandi tutasanze ariko siko amategeko y'abantu bavuga umuntu agomba gusambishwa nyuma yo gusambishwa habaho akabona gukura ati kandi gakukumwangiriyemo ni umurongo imana ishimwe ati mubiri wakoze ati gende uhamagare barya bandeze barya bangusha bakambulika aribo bazabonye bitwatoroka rwihishe baraza ngo nawe gushika bamubaza ijambo batese amakuru twumvishe uri umurongo arababwira ngo ni umurongo uwo mukuru wari waje arabwira ko abasigaye nanjye ni umurongo ari umurongo afite narabuguze pawulo aravuga ati jewe ni umurongo kuza amateka imana nibwo bamubohoye rero aragenda afata urugendo n'umurongo kuza mu irezo kuko yaravuye mu rupema aja mu irezo ahangaha i Tesalonike ahageze rero yigisha ijambo ry'imana ntiyahatinze cyane kuko bibiri ijambo ry'imana mu gitabo cy'ubwakozwe n'intumwa
gutekereza ariko bari bafite ibintu ntihari kuboneka niyo babonekaga nimugoroba cyangwa se bakaboneka mu gitondo bataraje mu gihe icyo gituma ijambo ry'Imana rikubwira tugomba gukora kandi tugakorera Imana ishimwe cyane tugakora kandi tugakorera bakora tudatinze abo bagabo baraza batagira umurimo barakoreka baje kubiraza ibwami baravuga ngo babandi b'ubisisi ngo bageze nini wacu kuko hari ubutegetsi bw'abaro kandi Pawulo aravuga gupfa kwa Kristo no kuzuka kwa Kristo Imana ishimwe arahava rero aragenda nibwo yavuye aho ngaho ibyo byumweru bitatu bishize ariko ijambo ry'Imana kera ryari ry'abana kandi kera ryari ryabonye abafuasi kandi kera nibwo itorero ry'Itesalonike ryahise rishimwe Imana ishimwe cyane arahava ajya muri Beroya ngo ageze muri Beroya iyo basanga n'abantu beza Pawulo rero asoma ijambo ry'Imana ngo bakareba nabo mu byanditswe bye kuko ijambo ryari ukuri Imana ishimwe cyane ahamara iminsi mikeya bajya abayuda bamenya kuko ab'imbere nabo bakira ijambo ry'Imana bafata za nzerezi z'abagabo zitagira imirimo ngo nabo barahagera baramwirukana nibwo yagiye muri Atene ashitse muri Atene nibwo yasanze muri Imana handitswe mu gushushanya aravuga ngo iyi Imana ngo ni Imana itamenyekana Pawulo yinjiye rero aravuga ngo iyi Imana itamenyekana ngo niyo kubwira muri Atene aravuga ngo ni Imana yaremye ijuru n'isi Imana ngo kandi ni Imana ngo itaba kure y'umuntu uwo ari we wese haleluya ngo nubwo ngo yirengagije ibyaha byacu ngo igatekereza nk'ibitaba Uzura ariko amakominiti menshi ariko hari ikintu abanyazura bashaga abandi barazura amakominiti yose yari muri zura kuko yarangana twagiraga ubumwe twarasengana twese ntitwagaza twere mu bice wabandi basengana wabandi basengana uzi ukuri mubazi umuturage batuye muri zura twarasengana twese abana baturika baza tubasengana Imana ijeje umugisha ntitutwara umwanya muremure yo kuvuga umubyeyi tukubonye warasura twari mu kanisa rimwe twari umuntu witwa Kizingo twakorana umurimo w'Imana icyo gihe twebwe twari turi bato jewe muhagaze ahangaha k'umwana nari umuyobozi w'abakorari mwene data umushumari Amani yari umurinzi ariko bari bakiri batoya ariko twese twari tubayoboye Imana ishimwe gukorana umurimo n'umubyeyi batukuyemo twabaye iminsi itari mike imyaka myinshi turi mu kanisa rimwe dukorana umurimo w'Imana warasura ndetse papa Revera Amani y'umushobozi wari umwarimu twaze abarevera benshi umurevera wongera batamuza kugenda mukuru wa Amani twayoboye Mahengeri turarwa kuva muri zuru rero uyu mubyeyi atukuwe mu by'ukuri yari umukristo twakoranye umurimo w'Imana yari umukristo wakoreraga Imana haleluya kuba turiko tumwamye none ikamane mpeze n'itorero warisiwe n'itorero Imana yagasaniye Imana yazushe kuko mwatwemereye tuba ngo tumwibuke umunsi w'ubaye mu gihe turimo igihe kigoye twaratandukanye abanyabyumba n'ubu hari imbuga abantu bazagenda baho hari n'urubuga rwa Kizingo aho twari dutuye iminsi yose nzavuga n'abari hano n'abari muri Amerika n'abari bari mu tuvange twose tuba tuvugana ariko twaratakanye umuntu asigaye yamishwa n'uwo mushingwe n'uwo muze tuzamuherekeza mukamubura ariko nana nahari by'ukuri muvyeyi turamanya kumukristo twakorana umurimo w'Imana hariya muri zuru ubu ngubu aho yarari twizeye kuko nano yakora umurimo w'Imana Imana imuzi Imana ifashe ureke babwire barasuwe batumaze kumva hariya turiko turimba mwisisi bacu
dufashiye mu ntambara niko ayo yaravuze dufashiye mu ntambara kandi bafashiye mu ntambara turi mu isi ariko turi mu ijuru abagiye ariko tubanziza twizere ko tuzabasanga rero mubyeyi turamuhamije ko umukristo twakoranye umurimo w'Imana twaratandukanye ariko twakoranye igihe kitari kigufi igihe kirekire Imana ifashe Imana imuzimusha mu rugero Imana yishimwe murakoze murakoze pasiteri yavuze ukuri Yesu Kristo byongera mwibuka yuko babivuze bizeye Imana muri Kristo atware wiwe nawe ari umudiyakoni icyo gihe batureze neza cyane ndaribuka mbere yuko yazaga gusenga yazanaga imyumbati akayizana mu gafuko akabanza akayisiga nacu rero imyumbati y'irimboko banasiwe yarabikoze neza cyane kandi by'ukuri bazeraga ku gihe twebwe nitwe twabaga tukanisa ariko nazaga mbona nabibutse cyane nazaga mbona bakunda hari abantu yakundanaga n'umutware we banasiwe cyane kuko biregera arabyibutse bazaga gusenga bashorera buri gihe baje gutaha bakabwira ubundi ngo dutahe zagendaga gutyo ariko ababyeyi bacu niko baragomba kugenda batambuka ibyo byose biduhamiriza urukundo kandi tukabibuka ariko batureze ariko ntitubabara ngo batagira ibyiringiro Bwana asiwe reka tujye kugeza ku mwanya wo gusenga dusoza iteraniro tujya guhereza abatuyoboye mu muryango umwanya nabo tubasha kumvamo ubuhamya bwinshi ariko dushimiye abanyabyura kuko mwibutse umukecuru wacu wadukuwemo kandi mukamuhamya Imana ibaheze umugisha reka tujye gusaba pasiteri Adrien tambukaze hano asenga Imana dusoza dushimira imirimo yose yakozwe hano ndetse n'abatanze amaturo yo gufasha umuryango wagize ikibazo Imana ibaheze umugisha Imana data izina rya Yesu wacu bawushima kuko wabanye natwe kuba dutangiye gahunda y'uyu munsi kugeza muri aya masaha tugezemo bawushimira ku ijambo ryawe ryafashe imitima yacu kuhimiriza bawushimira n'ibindi birareba abandi kuko zakutungurira kwibutsa bawushimira bakoze kugira ngo batange uzabo kugira ngo bafashe ibi byose ni ibikorwa bibiwawe kuko nta muntu wakwikoresha nta muntu wakwishoboza byose bitangwa nawe rero tugeze mu mwanya kugira ngo dusoze gahunda ya mbere Imana turabizi ko hari iyindi igiye gukurikiraho umuryango none muri izo zose ni wowe ufite ni wowe uri kumwe natwe nta kintu na kimwe twakwishoboza nk'abana bawe tugushimiye rero byakozwe byose basanzwe batanze amaturo ndetse n'imirimo ikorwa nayo bidasanzwe ndetse n'umwanya tugiye kwinjira umwana ababwiye kwifata n'abaganga bose bawumugisha ababizwa bose bafashe imitima y'abantu bose ujambiye ko tugira ngo tuzakora umwanya wo kuvuga bavuga iby'ubusa imitima kandi bifasha abandi bakoze ko byose bikorwa neza Yesu amen rero murakoze dusabe umuyobozi w'umuryango azatambuka hano tuyobore muri gahunda Bwana asifiwe. Reka dushimire itorero ryatuwe mu muryango ritubwira ihumure ryiza Imana mu ijuru heza umugisha. Twongere dushimire n'umuvugabutumwa wacu ijambo ryiza yatubwiye ihumure n'Imana mu ijuru heza umugisha. Tutaraje muri byinshi reka tubanze dusaba ufite umwirondoro nyakwigendera atambuka aza tubwire tumenye uwo ari we tuba atamuzi. Arakoze tuvuge umugabo wa mukecuru naje mbaje gushimira kutubwira ijambo ryiza
Imana imuheze mwirondoro wa nyakwigendera. Nyakwigendera yitwaga Tereziya Nyiraganza Domitira, se yitwaga Nyaruhene Rubirika, nyina yitwaga Nyambanguka Nyakirori Nyakariyo Nyakwigendera avuka mu muryango w'Abarundi mu nzu y'Abumera, akaba yaravutse mu mwaka w'1936 muri Kongo ahitwa Gatubwe. Nyakwigendera yashakanye na Ruzongorora Karawudi wo mu muryango w'Abagorora zo kwa Gakiniriza mu mwaka w'1956 muri Kongo ahitwa mu Ikarati. Abana babyaranye abana 10, abahungu 8 n'abakobwa 2, abahungu 4 n'abakobwa 2 baramubanjirije. Hageze mu mwaka w'2002 umugabo we yitaba Imana, asigara n'abana b'imfubyi arabarera kugeza abashingiye bose. Ubuzima bwa Nyakwigendera yari umworozi akaba n'umuhinzi. Iyo mirimo yayikoreye muri Kongo ahitwa muri Kivu no muri Katanga aho bita Nzuko mu Shaba. Muri Kivu yakoreye ku Mirenge, akorera mu Rurango, akorera mu Ikarati, Magunda, Rubuga, Kakangara no mu Mutaruhi. Komeza. Muri Katanga yakoreye ahitwa Tungurure Ikizingo. Muri Hangano wenda amazina y'abo hantu urakumva ari Kizingo, ari Kizingo Nyakwigendera yakundaga umuryango yashatswemo kandi yawukoreyemo imirimo myiza, yitabye Imana yarakoreye inshingano ze neza muri uwo muryango. Imana imuheze imigisha myinshi n'amahari yagize neza. Mibanire ye n'abandi, Nyakwigendera yaranzwe n'umubano mwiza ahantu hose yabaye hatandukanye, mu Mirenge no mu Rurambo, muri Zura mu Burundi ndetse no muri Kentucky muri Amerika. Yari imfurakazi akaba n'inyangamugayo kandi yakundaga abantu atarobanuye. Katuvuge ubuzima bwa Kristo bari babuvuze. Nyakwigendera yemeye Imana mu mwaka w'1956 mu itorero rya Gatolika mu Ikarati. Habaye mu mwaka w'1972 aba Mporo aja mu itorero rya Methodiste Libre mu Ikarati. Mu mwaka w'1947 yagiye muri Kadeza. Mu mwaka w'1991 asubira muri Methodiste Libre. Intambara ibaye ahungira mu Burundi, aza mu itorero rya Gerso des Armes. Ageze muri Amerika yagiye mu itorero rya Bethlehem, ari naho arangije urugendo rwe rwo mu isi. Nyakwigendera yarangwaga n'ubwitonzi n'amahoro, yakundaga kwakira abashyitsi ndetse no kubacumbikira. Yari umukristo wakiranukaga mu mirimo itandukanye yakoraga, harimo gutanga icyacumi mu buryo bukwiriye. Umuryango asize, Nyakwigendera asize umuryango w'abantu, abana 4, abuzukuru 32, abuzukuruza 31. Abantu bose asize bangana n'abantu 57.
57 babaze nabi yego nyakwigendera yarangije igenda ke asize uburwayi yaramaranye igihe kirekire nubwo yarwaye igihe cyose yagaragaje kwizera n'ibyishimo yitabye Imana kuwa gatanu ku itariki ya 9 mu kwezi kwa 9 tariki 22 mu 2023 saa 8 n'igice z'amanywa arangije afite imyaka 87. Tumwifurije iruhuko ridashira. Murakoze. Reka tubasabe bahaguruke tumwibuke umunota umwe. barakomeza amaze kutubwira umwirondoro tukigendera. Reka dusabe famiye Rugorora n'abakwe n'ababishwa bacu batambuke hano badufite ifoto y'urwibutso. Shimira Imana kuba kuri uyu munsi wa Tereziya. Ndawishimiye cyane cyane cyane. Imana ishimwe. Kuri Tereziya ni umuvuga wocoki. Jewe Tereziya ndimo nakuriye. Nari umurezi wiwe. Uriya umuhungu we Jacques nijo wamurezi. Niryo zina nijo wari bizi. Yesu ashimwe. Tereziya ari umugwaneza. Tereziya ari umukirisitu. Igihe naza bamurerera nibo twasanze nyine nanje nari kushumbuka nyine nari umwana wese nubwo ngende umukecuru bamwe bazabona umuntu w'umukecuru bakabangura niko yanyu ariko ico gihe nari umurezi naza bamurerera yarapushije kabiri ndamurera abandi tukisha bamwe bakisha bakaja gusenga jewe nkama gusengenda ngo ndiko ndarera yamara akenjira mu nzu yasanga nacecetse kwanga ngo se warakaye inye narakaye kuba ngo abandi bagende nanje sigare narakaye akambwira ngo nindeka kora karimo ngo kamugoye ngo nimana nashagenda agakora yamara gukora akambwira ngo neza n'umwana ngo abisigara narasigara yakora ngo pesa umwana. Yesu ashimwe. Ukuri Tereziya yari umugwaneza. Tereziya yagiraga imico. Tereziya yazaga yegeza umuntu wari we wese. Nakuriye mu wiwe twarabanye iwe n'umugabo kuri ya pasiteri avuze. Ni ukuri kuva na kera kose waza ubwira ngo none umwe ni mushiki w'uwundi. Ni ukuri bazaga bagendana bakavuga basanga baganiriye mu nzu ibatanzamurane nko kujya kera abagore n'abagabo bazaga umugore n'umugabo ntibazaga bavugana mu nzu ariko Tereziya na Karabuti bazaga bavugana kandi ukamubwira ngo n'abana ukamusanga barakundana bafite urukundo rwinshi cyane. Yesu ashimwe. Kubona umunsi wa none mbabaze nkamya Tereziya ejo bundi nari narwaye ndabangwa ariko Mana ariko iyo mushaka Tereziya ngo mpamye Tereziya yangiriye neza. Tereziya yari inshuti yanjye cyane. Bukeye baja muri Byumba ndetse igihe bagiye muri Byumba yari yaranze Mutansiga aragenda n'amasirano n'abari benshi cyane baragenda bamare gushikayo akaza atuma ngo zogenda sinagenda ariko babayo. Bukeye bavuye muri Byumba baragenda babanza kuja iwacu ya ruguru ja kubasura ko baje. Bukeye baramanuka baje Burundi. Uwo munsi n'abantu ariko Mana ariko Abanyabyura ese uko Tereziya ntiyoba hano n'abana bana
yamabango yaye kutiyoba ruguru w'abana babiriye ko nyine yabari bari i Burundi bukeye nja kubaramutsa ndabango reka ngende maze kureba umwana nasagadera ko yabaye umugabo ndagenda maze gushika nagiye nyine Karawudi yapfuye na se wakamayo yapfuye nukuri ngo mare gushika narashitse Teresa aranishimira yemwe aranishimira cyane aranishimira n'abana n'aba bakamayo n'abasanzeyo yemwe ntiyaz bamenya ko arabosuriwe akaba bishimira cyane bamusanga afasha abana neza Teresa yari umugwa neza yari inshuti yacu Teresa yari umugore w'urugo wazaga wishimira abashitsi kandi agafata abashitsi neza uko ndabihamya ni ukuri ibyo bintu narabibonye hariyo bamwe bari mu guhamya ibintu batabonye ariko ibyo bintu nabibonyeho Yesu ashimwe kuba Teresa uno munsi wa none yahamagawe agatabarwa akaja mu ijuru tumwifuriza umunsi mwiza kandi tumwifuriza uburuhuko bwiza bwo mu ijuru Imana ishimwe amen. Rero nashimira abantu bose batwitabye Imana ibagirire neza ubundi nshimira imiryango yacu inshuti n'abavandimwe ndetse n'abasengereza ba kaka igihe bamaze kumva amakuru bihutiye kuza kudusura baraduhumuriza twumva nyine no kumushize mu mitima yacu turahumurika Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ubundi kaka ni umuntu munini cyane urareba kuva igihe je ntarabaho niho kandi yakoraga ibintu byinshi ariko urumva ari umuntu munini sinamuvuga mu minota cyangwa se mu masaha ni birebire bizwiho kuzakoze ni byinshi cyane ariko kaka twarasezeranye kubera ko mu kwa karindwi rero mperutse kuvugana nawe kurangiye ko cyangwa mu kwa munani gutangira nibwo navuganye nawe bwa nyuma twavuganye amagambo menshi kuko twatangiye hafi saa sita tugeza mu saa munani z'ijoro yari avuye muri koma amaze kuremba nyine kaka atakivuga neza avuga wumva n'ijwi nyine ririmo nk'ukujura ariko turavugana umwanya muremure aransezera rero kaka byari byiza ngo tumuvuge cyane gusa nyine umubiri tuzi uzemera utamuzera umuntu arababaza tubana mu Burundi uvuye mu Rwanda bwira mama ko ndashobora kubana na mama n'abantu na kaka ahora akamubwira ngo kaka n'ubusome n'ibintu byinshi ukeneye kumubaza amakuru ya papa na sokuru kuko iteka ryose numvaga nkeneye kubimenya ntabyo nabizi mva mu rugo ndigamije kubana na kaka ndahigira imyaka myinshi hafi nk'itatu yarahigiye mba mwa kaka ariko kaka nta munsi n'umwe yigeze amwibwira kuko nari umwana mutoya ngikora amakosa yahoraga ambwira ngo igihe cyose nguze amakosa akambwira ngo ukiyumvita ngo ahubwo ngo aranyigisha ndetse akambwira ngo azoza abanza agaburire ubone ko kunyigisha ngo uriho no kumva cyane kaka rero yarankunda cyane kandi naje nari mukunda akaza nicarana na kaka gasa nkaho nicaranye na mama kubera ko ariho nyine numvaga ari umutima wanjye ukeneye cyane rero kakanyigishije byinshi kuba mwamubona no kurira si umubabaro wa kaka cyane ahubwo jewe ngira ikibazo nagize nyine yuko nta
mvuganye na mama ndamubwira ngo ikibazo cy'uko kaka yapfuye ikibazo nuko ejo nta muntu n'umwe arahamba mu muryango wumveke ariko imana rero zikomeza hanyuma kaka rero yari umukristo n'umutore kuko igihe cyose twapokeraga mu nkambi ije yatumaga kujana ibyo kurya kwa mwarimu ibintu byose yagendaga akoraho ibintu byose nta kintu na kimwe yakoze asigarana mu nzu ngo avuge ngo icyo kagitangaho yatangiriraga ku ifu kugeza n'amasabune twarayapokeraga twigeze no gupokera amata bene ayo muri rido yose yakaza bikugenda kutanga kwa mwarimu ibigira 10 akantu na kamwe yakazasigara ubundi kandi buri gitondo abo twabanaga nka data wacu warabizi buri gitondo ashukaga aje muri burakeye ese agasiga twebe tukinaryamye akagenda rero kaka yari umukristo cyane ubundi kandi ndihanganisha imiryango yanjye yose kugira ngo bakomere kaka ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye kuko imirimo yakoze ntabwo navuga ko apfuye ahubwo arasinziriye rero badata wacu bari muri Amerika bihangane bakomere ndetse na Nyamusomo niwe babanye cyane ndetse niwe murage wiwe cyane nawe ndamwihanganishije ahari ndetse na mama babanye bombi ari abapfakazi ariko baraturera baratukuza baradushingira rero nawe ndamwihanganishije ubundi nihanganisha badata wacu bana turi kumwe kuko babanye nabo cyane nawe mwihangane kandi yapfuye arasinziriye rero kakamwifurije umuzuko wawe akoze reka twumve Jide. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndashimira abantu bose batwitabye by'ukuri twabonaga bisa n'ibigoye kubera igihugu dutuyemo nk'uko mubizi ariko umuntu wese wigomwe umwanya wiwe akaza kudufata mu mugongo Imana imugisha cyane turabizirikana. Hanyuma mukecuru ndavuga amagambo makeya mpereye ku cyo Kagabo yaravuze. Ndashimira Imana ko umukecuru yashinguwe n'abana biwe n'abuzukuru biwe ndetse n'abuzukuruza kubera ko habayeho igihe amateka mabi mu muryango wacu data wacu mukuru ariwe mugabo wa mukecuru ukuwemo apfana n'umuhungu we w'imfura ahindurwa ari we se w'umwana ubona bapfiriye umunsi umwe i Kalemi by'uri bimaze gusenyuka bamwe bari i Burundi abandi barumuna biwe bari ruguru ntibabona bamushingura ashingurwa n'abantu bake cyane. Rero kubona umukecuru uyu munsi wa none turimo tumuhamya no muri Amerika baramuhamije abana biwe n'abuzukuruza bakamuhamba turabishimira Imana mu by'ukuri n'ibirori n'ibyishimo apfuye asize ntabwo yipfaye. Rero ndihanganisha abo yasize twese dukomere kuko twese tumushamikiyeho. Imana ikomeze imitima yacu batubwirije iwacu si hano iwacu ni mu ijuru tuzamusanga. Hanyuma ndavuga umukecuru bukeya nk'umuntu wabanye nawe 2006 navuye ruguru ndi mutoya mu by'ukuri nja ku masomo kuko benshi bagendaga ije Burundi ngeze Burundi umukecuru niwe wancumbikiye nasanze abahungu biwe Jacques na Nyarugabo ariko umukecuru arababwira ngo iwe aramfata kuko nari nkiri mutoya mvuye kwa mama. Umukecuru yarandeze kuri umwana wiwe benshi bagiye bacumbika ahantu hatandukanye mu babyeyi batandukanye ariko hari bamwe bagiye bagira ibibazo mu macumbi kandi ahari bafite icyo bapfana n'aho bacumbitse ariko mu by'ukuri umukecuru yarandeze yambaye umuseyi ankora imirimo itangaje ntavuga hano mu by'ukuri. Ndibuka wenda benshi babaye mu makambi kubera ko twari duteze umupfuko wa Hasere yaradupokezaga kuko bisanzwe impunzi ziba mu makambi igihe kikagira ibiryo bikadushirana bataradupokeza ibindi kubera ko umukecuru rero uzi gushugurika bitangaje
batubwira ngo n'ubundi ikibazo no kuza kujya byadushiranye ariko ndabona ibintu akaja mu Barundi ntituzi nimba azaje kubahindura nimba azaje kugabuka tukabona za imyumbati ijoro tukabona tukarya tukamererwa neza ni ukuri twavuga byinshi ubwa mukecuru ariko ntabwo twabirangiza Imana rero yamuhamagaye muri iki gihe turayishimiye kandi dushimiye n'abantu bose mu by'ukuri babasha kutubaha ndagaruka kuri Charlotte ni umukazana wiwe wa kabiri wa gatatu niwe wabaye mukecuru kuva bari Burundi ageze muri Amerika ntiyaje ku muhungu we mukuru ubundi akomezanya n'uwo Charlotte Mukanyarugabo wenda benshi baramuzi w'Abanyazura Charlotte aba hafi ya mukecuru bitavugwa amubera nka mama wiwe ntiyamwinuba kuko indwara ye kuri Burundi arayikomezanya muri Amerika akomezanya na Charlotte wo mukazana wiwe kuri ahari amushimira Imana imumusha hanyuma shimira n'abagabo babo na Frere Jacques Nyarugabo na Birori na Victor w'i Burundi barakoze kwihangana mukecuru ntibamwinuba kuko iminsi yari ibaye miremire hafi imyaka irenga 7 arwaye ariko bamuba hafi mu bibazo bikomeye indwara ya hato na hato bamuba hafi abo nabashimiye byimaze Imana data ibahamugisha mwinshi barakoze cyane Pascal murakoze cyane nagira ngo nubwo bigoye ari bize ngo saba umwanya ndavuga buke cyane ariko nsabire ingeri n'abavuga ijambo rimwe icyo ntabwo ni buvuga umwanya munini kubera aza kubabwira reka nawe atambuka kugira icyo avuga nk'umwishwa babaye arakoze ntabwo naje kuvuga amagambo menshi nshimira Imana ko dukoreye mukama y'umunsi mukuru nk'uyu Imana yabikoze ishimwe ikindi kandi nshimira Imana kuko tumukoreye ikiriyo muyambara arapfuye apfana n'imfura y'ukareme ntabwo twigeze tumushingura ni amakuru gusa batubwiye ntituzi niba bataba babishe aribo barashakije cyangwa se wenda babatwikije nyuma yo gupfa kwabo ntayandi makuru n'amenyo ariko nshimira Imana kuko bakoreye mukamera mbikiriyo ubwo nyine abo ngabo tutagize amahirwe yo kubakorera byari muri bigoye ntawe ari kugerayo ariko ndashimira Imana kuko tumukoreye ikiriyo uyu munsi Imana ishimwe ubundi kandi ndashimira Imana twabaniriye muri Zubura nazaga ngera iwabo nkabona n'umuzeyi mwiza nta kintu na kimwe najyaga gutaka kandekerera ibintu k'umukobwa we nta bakobwa yagiraga ntinkahamisha wari umukobwa ariko n'ukuri nabonana ku mutima w'urukundo nkabona natukunda kuko abana biwe ndashimira Imana kuko yamuzamuye kandi ndashimira Imana kuko abana be yari yaragize ibyago n'abapfusha abana benshi ariko kumushimira abafite Imana ishimwe yabikoze amen murakoze cyane ntabwo ndi buvuge menshi kubera ko amategeko asigaye ari nyine uko niko bimeze none reka tuvuge kuko ntabwo tuzogendera ku mategeko y'ibyo bishoboka muri ino si ndagira ngo nabonetse ko bigoye n'igihe cy'amategeko twakivuyemo turi mu gihe cy'imbabazi reka mvuge gutya murakoze mwihangane nta kibazo uko biri bugende kose turabyakira kubera ko aricyo gihe turimo niba ari uko amategeko azagenga akagenda niba ari uko bigenda nta kibazo gusa mubabarire kandi n'umuntu utanababarira turakora ibitegetswe dushimiye Imana kuko tubaye kuri uno munsi wa mukecuru je ntabwo muzi muzi ndamuzi sivuze ngo simuzi kuba ntabwo nigeze mbana nawe kubera kuko mu buzima bwanjye mbese nakunze kubana n'abantu b'abafamiliye nakunze kugenda kubera ko ari ku bihe byari bimeze noneho baba muri Jura ndi mutoya ntangire kuba mukuru ndagenda iyo ndagiye asa kuza iwacu jewe ntahaba mpagere nsanga nawe yaragiye i Burundi nyuma yaho tuza kuza ino nabo bari i Burundi ariko icyo nshaka kuvuga kuri mukecuru dushima Imana kuko yaruhuse igihe cyabaye kirekire
arwaye araremba, amaze kuremba dufata umwanya dutangira kuza tuganira. Jewe hari umuhungu uwo babanaga mu rugo yitwa Nyarugabo niwe tungana, twaganiraga nawe buri munsi tugakora ihutuma tukavuga ngo dusenge Imana iruhure mu bwecu, kubera ko aho bigeze biraremereye. Imana yo mu ijuru iza kumva, kuko mesaje nandikaga nagenze usubiramo kwari ukubaza ngo se n'ubu bivuga ngo abantu twari dusa nk'abahereje, twaragaruwe twarahereje, dutegereje gusa kuko Imana yakora ubushake bwayo. Dushima Imana rero ko umukecuru atakihababarira umubiri, Imana yakora ubuvuzi, icyo ndakirabisha. Kubana twabanye cyane, ariko si ko yabanye neza n'umuryango, kuko kuva amakuru yenda mbaza, kandi yakoze ibintu bikomeye, kuko niyo mukazana mukuru wa sokuru yareze baraguwe, arabashingira bose ndetse n'abuzukuru, apfuye mu gihe cye. Nasomye ijambo hano muri Zaburi 90:10, sanga imyaka ngo tugomba kumara ni 70, twagiye umugisha 80, noneho yo yarayirengeje, rero yagiye mu gihe cye. Bwana sishimwe. Ikindi reka nshimira abantu dutekereza gukora umuhango, twabitekereje tukabona bitazakura, kubera ko murabizi n'ahangaha mu gihugu kigoye, bisaba ubushobozi, bisaba n'umwanya. Hariho ubushobozi bwonyine no kugira ngo tubone uno mwanya tukabona biragoye. Turabitegura, birakunda, ababigizemo uruhare Imana mu ijuru ibahe umugisha. Hanyuma nkaba mbashimira mwese, ntarenze kubavuga mu mazina. Umuntu wese batekereje ko yoza kugira ngo tubane muri uno mwanya, kugira ngo twibuke bwa nyuma umubyeyi wacu, nubwo ntawe uzi umwibuka bwa nyuma, tubahamba mu mitima. Ariko navuze ngo Imana yo mu ijuru idakiranirwa iheze buri umwe n'umwe umugisha wahagurutse akareka ibyo yagombaga gukora kugira ngo aze tubane muri uno mwanya. Mbasabiye umugisha, Data wo mu ijuru abagirire neza. Ikindi dushimiye itorero yafashe n'umwanya n'abatubwira ijambo ry'Imana, dushimira n'umuryango wacu wa Rugorora kuba batwemereye kugira ngo kino gikorwa gikorwe. Imana yo mu ijuru mwese ibahe umugisha. Hejuru tumwifurije umuzuko w'abera. Murakoze. Mube mwakwicara, reka twumve hamwe avuga hamwe abarundi bavugira bazakweza ubutumwa nabo Poleni twayumvise ikintu ijambo ry'Imana, kuko iyo ngiyo niyo izira ku mitima, aho imboga abantu bagera ariko Imana izagera. Tunashimira rero tugira ijambo ry'Imana. Ubundi kandi iyo poleni tuyihereze abagorora, mushiki wacu arashasemo ntiwabivuga mushiki wanje, tubahaye pole tuhereza abarundi nabo basizwe n'ubavukamo. Ubundi kandi pole tuhe abasinzira aribo banyarume b'uyungu wadusize. Mwese rero iyo pole bagereho kandi mukomere, cyane cyane tuhe ijambo ry'Imana. Ubundi kandi ndashimira abagorora n'ukuri, muciye hasi mugatekereza kuko n'umunsi wa none ukwiye guteguza umunsi wo kwizihiza uyu musenyeri. Rero mubashije icyubahiro, nubwo yarangije kure hariya iricara hakozwe n'ahandi byenga ni henshi, ariko uyu munsi muwuteguje turabashimiye cyane, kugira ngo abatabaye hariya kumuherekeza uno munsi wa none mumve amakuru yiwe yanyu. Turabashimiye, tunashimira abarundi nabo bitabiriye uno munsi wa none, mukamaje
gusezera bwa nyuma bavukamo. Uyu mushiki wacu natwe tugenda tumuzi cyane, babuze imyaka yavutseho yashakiweho, usanga naje mbona narimbutse, urumva kuko yagiye kera cyane tukiri batoya kandi twabuze kubana, ariko twanejejwe n'imirimo yamukozweho n'abamuvutsemo n'abaturanye n'abasenganye, natwe ubwacu zaduhesheje icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Izo ni ziri muranga, nta bindi twavuga birenze ibyo mwavuze, kuko yuko byavuzwe ngo imirimo yiwe niyo yamukurikiye. Natwe rero turayishimiye nubwo tutabanye nawe. Mu kurangiza reka twihanganishe abana biwe, abuzukuru biwe n'abuzukuruza mukomere. Umukecuru yasinziriye, umukecuru yaruhutse, nuko bavuze ngo yaragize iminsi umubiri uhaye umurya, kuko n'umunsi wa none ari ku buriri bwiwe ntabiharibwa, yaruhutse. Mukomere cyane, mwihangane, hari yarangirije, hariho umusaza wiwe yaramuherekeje, ntabibo naho twaye umunsi aha ngaha turashimye cyane, kandi kazi ngo mwihangane mukomere. Ubundi kandi nk'umuryango nka famiye umuhango nurangira turangije turarera mu bana dutangira indoro yacu, ahasigaye tumwifurije iruhuko ridashira umuzuko w'abera. Murakoze. barakoze bamwe avukamo. Reka twegereze famiye y'abajya mu rusinzira, n'abazi bavuge kamwe ko bajya mu rusinzira. Mutabuke arasinzira n'abagororwa bakwiye kuza kuko ubusinzira bwo gutandukana n'igihe cyo guhura. Nawe murakoze, natwe ni ugushima, tuvuga ibishitsi iby'abandi batavuze, turavuga nk'uko abandi bavuze, ni ugushimira cyane cyane duhaye pole umuryango w'abagorora nyine watakaje uyu mubyeyi n'abandi bose bamukomokaho. Ubundi kandi twahumuritse ubwo ijambo ry'Imana twahumvise yaduhumurije twese, ariko rero kuko babivuga nyine uyu mukecuru bavuga warangije n'umwana wacu, we n'umwishwa wacu, ariko rero tukaba dushima Imana kuko bigiye bigenda aho yarageze bumva hari kejo bundi, ariko nanone bakaba bagiye batwibuka bibuka kuko ari twebwe sina yakomotsemo n'uyu mubyeyi wiwe. Ubundi kandi tukaba dushima, ubundi tuvuga kuko uyu mubyeyi ntitwabanye, ahubwo nka nyina niwe twaherukaga kera nabyo, ariko ubu ngubu uwo mubyeyi baravuga ntabwo tumuzi ko turamurerera umukecuru wiwe, tukavuga ngo ni byiza umuryango w'abanyamurenge ni mwiza cyane, ntabwo umuntu azacika, tukavuga ngo ni byiza kuvuga ngo ubyara umwana nawe abyara biwe, none urumva iyo bigeze. Ubundi kandi yaragize igihe
umuntu abaho n'imbuto Imana izishyira ku isi igakura, aho yari ageze yumva nta deni yari asigaje, n'uburwayi yari agezemo igihe tukavuga ngo Imana yarakoze kugira ngo imuruhure, kandi akaba nyine yarungutse afite yaramaze kugira abantu bangana we. Kuri ubwo rero tukaba dushimye Imana yamutabaye, ni inzira twese turi inyuma yiwe, urupfu ruzagenda ruburabuza, ruzaruturuka imbere n'inyuma, ariko rero icyizere dufite ni uko twakiriye ijambo ry'Imana tukamenya kuko amaherezo bitinde bitebuke, ari abaramba ari abagenda vuba, kuko dufite umunsi n'umunsi twese tuzabonana. Kuri ubwo rero uwo munsi tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Murakoze. Barakoze amazi kurenga bose bijyanye kugendera Imana amaze kucyaka bishimye na buri wese wageze hano kandi kuduhumuriza Imana yamuze wese kubisha. Reka nk'ukuzi umuryango abita tubwira ijoro tukakiriye n'amasezerano n'akosa. Abakozi batangije amagambo n'abamaze kuvuga wese akoze abanyagasarani mubona hano mwe kugira ngo n'icyumbukije gutyo biragoye gukorwa n'agapanga, kuko twe iwacu kwa Rubahura tugira decentralisation, ariko we na bagenzi be ntibabasha kuboneka kuba nari mpari ngo reka nitize umwanya wabo maze bakorera imirimo yabo bashinzwe. Reka natwe dutange kure imiryango yose